kugera ku wa gatandatu ariwo sabato Bibiliya ivuga, ariko twagera ku cyumweru abantu bagahagarika guhinga. Kandi twabonye ko Green Sabbath Project ivuga ku ngendo, ubwo ni ukuvuga ngo Green Sunday ihagaritse guhinga n'ibikorwa byose by'ubuhinzi byakorwaga ku cyumweru, abantu bagiye gusenga. Green Sabbath Project ihagaritse ingendo zose zakorwaga ku cyumweru zijya muri business, abantu bagiye gusenga. Climate Sunday ihagaritse ibikorwa byose byakorwaga by'inganda, zaba into, zaba iziciriritse n'izidaciriritse, abantu barabihagaritse bagiye gusenga. Nabyo turaje tubirebe. Hari ingingo eshatu iyi Heritage Foundation yagendeyeho ijya gusetinga goals cyangwa se ijya gushyiraho amahame n'amategeko yo Donald Trump azagenderaho muri manda ya gatatu. Ari nayo mpamvu nifuje ko tuza kubihuza n'iyi gahunda y'amasengesho yo gusaba Mwuka Wera izaba muri diviziyo ya Amerika y'Amajyaruguru. Ntabwo ari ibintu bipfe guhurirana, mutagira ngo birahuriranye. Ashwi icyakora wenda turaza kuza kubireba tumenye ngo birahuriranye cyangwa se ntabwo bihuriranye. Hanyuma rero umenye ngo ibi bintu ntabwo bizigira bihagarara. Kubaho bizabaho, ubone nubwo wenda bitaberaho mu gihe babipangiye, ariko kubaho bizabaho ko niko byahanuwe, niko Uwiteka yabivuze. Noneho American Division cyangwa se Abadiventiste bo muri Amerika y'Amajyaruguru bo babonye ko hari kirimo kiraba, babiboneye mu mboni za kure, batangiye kujya ku mavi ngo basabe Imana igire uko ibayobora. Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze, mbasabira umugisha ku Uwiteka Imana, mbasabira ko ubuzima bwanyu n'impagarike yanyu byarindwa n'Uwiteka. Jewe nk'uko bisanzwe bimenyerewe, amazina yanjye ni Nshimiyimana Birudadi, aha duhuriye ni kuri famille Birudadi n'ubundi. Rero twifuje kuganira namwe, ariko mbere yuko tuganira reka tubanze twiragize Imana kugira ngo ibyo dukora bibe biyobowe na Mwuka Wera, bije kuba bigendeye kuko twebwe tubishaka. Reka tubanze dusenge. Data mwiza, mubyeyi dukunda kandi ukiranuka, urera icyubahiro n'ikibi cyawe, tugushimiye ko wabanye natwe uhereye mu gitondo kugera amagingo turacyahumeka, ubihimbarizwe. Ngo ukomeze kutugirira neza, ubane natwe muri iki kiganiro, uturinde kuyoborwa n'amarangamutima yacu, ahubwo duhe kugendera ku by'Umwuka ashaka. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Yego, reka rero noneho mbahe ikaze. Mwebwe abo duhuriye muri iki kiganiro, ni ikiganiro nifuje ko tugira ibyo tuganiraho kubera ko hari amakuru ngira ngo dusangire. Mu mwaka wa 2025 diviziyo ya Amerika y'Amajyaruguru irimo irategura icyitwa Pentecost 2025. Pentecost 2025 ni ibihe bidasanzwe itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rigiye kwinjiramo, cyane cyane muri diviziyo ya Amerika y'Amajyaruguru. Ni ibihe bise ngo ni Pentecost. Iyo bari kubisesengura cyangwa se bari kubisobanura ukuntu bizagenda, bavuga ko atari igikorwa cyo gushishikariza abantu kuzana amafaranga, si igikorwa cyo gushishikariza abantu gukora irindi vugabutumwa, si igikorwa cyo gushishikariza abantu gukora ibindi bintu bigiye bitandukanye, ahubwo ngo ni igikorwa cyo kugira ngo bongere gusukirwa Mwuka Wera mu buryo budasanzwe. Aho ngaho ni mu mwaka wa 2025 nibwo bizaba. Ariko mu mwaka nanone wa 2025 hari indi gahunda yiswe ngo ni Project 25. Projet ya 2025. Project 25 ni amakuru nawe ushobora kujya kuri Amazon ukayasangaho, ni amakuru ushobora kujya kuri Google ugasacinga ukayabonaho. Ni gahunda cyangwa se ni inkubiri yashyizweho n'abitwa aba-conservative cyangwa se aba-conservative. Aba rero aba-conservative bayobowe cyangwa se barangajwe imbere n'itsinda ryitwa Heritage Foundation. Heritage Foundation rero ni itsinda ridakorera leta ariko rigena uko leta ibaho. Ndagira ngo tuze kuza guhuza ibintu bibiri.
icya mbere ni uriya mwaka wa Pentecote 2025 uri buhurireho diviziyo ya Amerika y'Amajyaruguru mu badivantiste b'umunsi wa karindwi, hanyuma tuyihuze n'umushinga wa 25 cyangwa se 2025 wazanywe n'abitwa ngo ni Heritage Foundation. Ubundi Project 25 ni iki, cyangwa se uyu mushinga wa 2025 urashaka kuvuga iki, birava he, berekeza hehe, kuki byaba bifite aho bihuriye n'iyi gahunda y'abadivantiste barimo barinjiramo ya 2025 ya Pentecote yo kongera gusukirwa mwuka wera, yo kongera y'ivugurura ridasanzwe mu bya mwuka. Kuki ibi bintu birimo birashaka guhurirana? Ese byaba bihuriye hehe? Byaba bifitanye iyihe sano muri rusange? Mbere yo kubihuza, reka tubanze turebe Project 2025. Aya makuru ngiye kubasomera cyangwa se ngiye kubahana yakuye kuri Amazon, nawe ugiye wayareba. Baravuga ngo Project 25 cyangwa se 2025, also known as the 2025 Presidential Transition Project. Iyi Project 2025 ubundi aba bantu ngo bita ngo ni Heritage Foundation, ni abantu tubwirwa ko badakorera leta ariko bagena uko leta izabaho. Rero bakoze icyitwa Project 2025 igomba kugena uko manda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba kuzitwara guhera muri 2025. Ngira ngo ni ibintu byumvikana neza. Ibaze umuntu udakorera leta ari kugena uko leta ibaho, nta kintu mwumva mubwo mwebwe. Hanyuma rero baratubwira ngo iyi Project 2025 is a political initiative published in April 2022. Ni ibintu byateguwe mu mwaka wa 2022, ubu turi muri 2024. Bivuze ngo babiteguye amatora atari yaba ngo by the American conservative think tank Heritage Foundation. Byateguwe n'aba banyamerika b'aba conservative, ubwo n'abagendera ku mahame ya gikristo. Ubundi icyo twita American conservatives ni abantu bagendera ku mahame ya gikristo. Nimvuga ngo n'abantu bagendera ku mahame ya gikristo, muraza kuza kumva ko ari abantu bashingiye ku myemerere ya giprotestanti, ariko bakaba ari bo bashinzwe gushyiraho no kugena uko leta zishobora kugenda, nubwo bo ubwabo batinjira muri politike, ariko bagena uko politike zizagenda. Ibi ngibi rero ntago ari Donald Trump gusa bigiye kubaho, kuko n'uwitwa Donald Reagan nawe byamubayeho mu myaka y'icyamagana 980 nibwo byabayeho. Nawe bamushyiriyeho uko agomba kuyobora, bamushyiriyeho intego zagomba kugendaho. Ariko igitandukanye, intego bashyiriyeho Donald Reagan zitandukanye nizo bashyiriyeho Donald Trump muri ubu ngubu, kuko nabyo turaje tubirebe. Hari ingingo 3 iyi Heritage Foundation yagendeyeho ijya gusetinga goals cyangwa se ijya gushyiraho amahame n'amategeko yo Donald Trump azagenderaho muri manda ya gatatu. Ari nayo mpamvu nifuje ko tuza kubihuza n'iyi gahunda y'amasengesho yo gusaba mwuka wera izaba muri diviziyo ya Amerika y'Amajyaruguru. Ntago ari ibintu bipfe guhurirana, mutagira ngo birahuriranye. Ashwi icyo koranda turaza kuza kubireba tumenye ngo birahuriranye cyangwa se ntago bihuriranye. Hanyuma rero aba conservatives bagendera ku mahame ya gikristo, cyangwa se abarwanashyaka b'amahame ya gikristo, cyangwa se abarwanashyaka b'umudendezo wa gikristo, bashyizeho policies cyangwa se kongera kurishipinga uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagombye kuba zimeze, harimo kongera kunga ubumwe mu mbaraga, harimo kongera kugarura umudendezo w'idini, harimo kongera kugarura uburyo ubukristo bwari bumeze. Ariko ibi bintu bihurira hehe na politike? Ko twumva ubundi bo bwabo bameze nk'umushinga wegamiye ku myemerere, kuki barimo barashaka guhuza ibi bintu n'uburyo bwa politike? Aba rero iyi Heritage Foundation nk'uko nabivuze, banditse igitabo bita ngo ni Project 2025 Mandate for Leadership in USA, cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakoze amahame ngenderwaho yo Donald Trump azagenderaho ayobora manda ye guhera muri 2025. Ibi rero nibyo byaje kuntera ikibazo. Nibaza ese kuba diviziyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'Amajyaruguru ifashe gahunda yo gushyira amasengesho adasanzwe yo gusaba mwuka wera,
no kuba hari imyanzuro aba baheritage bafashe yo kohereza Donald Trump ngo ayobore, byaba bihuriraho ibi bintu uko ari bibiri. Hano hari amakuru nakuye ku kinyamakuru cyitwa Democracy Docket cyangwa se Democracy Docket, kivuga ngo what exactly is project 2025. Urumva baribazaga ngo mbese tudaciye ku ruhande projet cyangwa se umushinga wa 2025 ni mushinga ki, ugendeye kuki? Baravuze ngo umushinga wa 2025 ni umushinga ukubiye ruhande ufite amapaje 920. Urumva ibintu bigiye kuri paje 920 hafi igihumbi, ni ibintu bitoroshye habe na gatoya, kuko ni ibintu binini birimo uko abaperezida bagomba kwitwara ku mamanda, ariko by'umwihariko babikoze bagendeye kuko Donald Trump we agomba kuba agiye kuyobora kuri iyi manda. N'abandi byagiye baho nkuko nabivuze mu myaka y'1980 kuri ba Donald Reagan byagiye bibabaho, ariko noneho kuri iyi nshuro nkuko nabibabwiye, amahame bahaye Donald Reagan ntago ariyo mahame bahaye Donald Trump, kuko mu byo babwiye Donald Trump kwitaho ni ingingo enye z'ingenzi z'ibanze, ariko turaza kuza gukuramo 3 kuko bagiye babisobanura. Ni mu bishaka mu kumva ari bidasobanutse neza muze kubishyira muri comment nzabibavira muzi, kuko urumva ni ibintu byinshi, amapaje 920 ntago nayasoma ubu ngubu ngo nyarangize, ariko harimo ibintu 4 bamubwiye. Muri ibyo 4 rero harimo ingingo ya mbere ivuga ngo restore the family as interspiece of American life and protect our children. No kwita ku umuryango uyu nguyu dusanzwe tubaho iwacu nyine mu rugo, kugira ngo abana b'Abanyamerika bakure bafite umutekano. Hakabamo ingingo ya kabiri ni dismantle the administrative state and return self-government to the American people. Kongera kugarura uburyo guverinoma ya Amerika yabanaga n'abaturage, ndetse hakabaho kubana neza basigasira cyangwa se babungabunga umudendezo n'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ingingo ya 3 iravuga ngo defend our national sovereignty, border and bound against global threats. Kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turinda umutekano border, ubwo umutekano w'imipaka yacu, tuyirinda ibitero bishobora kuba biturutse hirya no hino ku isi. Hanyuma ingingo ya 4 iravuga ngo secure our God-given individual rights to live freely. No kurinda uburenganzira bwo kubaho mu mudendezo bahawe n'Imana. Urumva kakantu ko kuba nyine noneho ko kuba ari abakristo bakazanye muri manda ya Donald Trump. Iki kintu mucyumve neza. Hanyuma bongeraho ngo what our constitution calls ati ibyo itegeko nshinga ryacu ryita the blessing of liberty, umugisha cyangwa se imigisha y'umudendezo. Ibi nitubivuga nkuko nababwiye, aba conservatives cyangwa se aba conservative n'abantu batsimbarara ku mahame ya gikristo, birinda kugendera ku byakera, ahubwo birinda kugendera ku by'ubu, ahubwo bagendera kuvuga ngo ni gutya ibintu byahoze niko bigomba guhora, nguko ko ibintu byifashe. Rero urumva ko ingingo ya 4 harimo kurinda umudendezo w'idini, niba mwabyumvishe neza. Noneho kurinda umudendezo w'idini, kuko babyise ngo ni blessings of liberty. Umudendezo w'idini rero niwo uwo nguwo uko byagenda kose. Hanyuma nihuse nkuko nabibabwiye, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri division ya Amerika y'Amajyaruguru, bafite gahunda y'amasengesho yo gusaba Mwuka Wera muri 2025 mu buryo budasanzwe, ndetse na uwitwa Dr. G. Alexander
we yavuze ngo numwe mu bayobozi biyo division yavuze ngo igikorwa tugamije ntago ari si cy'amafaranga si cy'ibindi n'ibindi ahubwo igikorwa tugamije no kugira ngo twongere gusukirwa mwuka wera, twongere gukomera, twongere kuba hari ukuntu duhagaze, twongere kuba hari ukuntu ijuru ryamaze kudukomeza. Bisa nkaho ku muntu uri kumva neza, bisa nkaho hari ikintu kidasanzwe bari kwitegura muri 2025 cyangwa se nyuma yaho. Kuko ubusanzwe amasengesho ni ikintu twese dusanzwe tugira, ivugurura ni ibintu dusanzwe tugira, ariko noneho ubu na video bakoze bavuga ibi bintu bari barimo basaba binginga. Leta zunzu iyi division yagiye ihura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ngira ngo twagiye tubibona hirya no hino, nubwo ntabikoze ikiganiro, nashatse kubikora ikiganiro ariko mbona nta mpamvu yabyo. Iyi division muzika rero ya mbere yemeje icyitwa ubutinganyi, division ya Amerika y'Amajyaruguru. Icyo kora hanyuma yaho baza gukosora. Iyi division ya Amerika y'Amajyaruguru niyo yabonetsemo umupasiteri wemeye kwivugira ko ari umutinganyi. Ibyo ngibyo twarabibonye. Iyi division ya Amerika y'Amajyaruguru niyo yabaye imbarutso yo kwimika umupasiteri w'umugore. Ibyo ntago ari ibintu twari dusanzwe tumenyereye mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi. Ibyo ngibyo twarabibonye nabyo. Hanyuma rero iyi division hanyuma yaho noneho twongeye kuyibona ariyo irimo iravuga ngo mureke muri 2025 dufate umwanya uhagije wo gusenga kugira ngo ijuru rigire icyo rikora, dufate umwanya uhagije wo gusenga kugira ngo ijuru twambike imbaraga ridusukire mwuka wera. Kandi ubusanzwe tubona ko mwuka wera kimwe nuko ibyanditswe byabibwita ngo ni imvura y'itumba, ni cyagiye tuzasukirwa mwuka wera, ariko twitegura kujya mu karengane cyangwa se twitegura kwinjira mu bihe bidasanzwe. Ibi ngibi rero bihurira he? Aba conservative bafite ibintu bitatu bagenderaho cyangwa se bagendeyeho. Muri iriya nyandiko yabo bayigabanyijemo ibice bitatu nkuko nari maze kubivuga. Icya mbere ni Department of Agriculture, hakaza ubwo ni department yerekanye n'ubuhinzi, hakaza Department of Transportation, ubwo ni department ijyanye cyangwa se n'igice kijyanye n'ingendo, ndetse hakazamo Environmental Protection Agency, kurinda ibidukikije. Aha rero hihishwemo n'amasosiyete atatu nabwo asa nk'ayegamiye ku myumvire cyangwa se kuri aba conservative, ubwo ni imyumvire ya Gikristo. Hanyuma rero aya masosiyete uko ari atatu, imwe yitwa Green Sunday, indi kitwa Green Saba Project, indi kitwa Climate Sunday. Iyi Green Sunday niyo yihishe inyuma y'icyitwa ngo ni Department of Agriculture. Green Sunday rero ni itsinda rishaka ko bazashyirwaho itegeko ry'icyumweru, ariko ku buryo bo ubwabo icyo barebaho ari ibyerekeye n'ibihingwa, ku buryo ku cyumweru ibintu byose bizajya biba bisa neza, nta kibazo na kimwe kiriho, ibintu byose ari amahoro. Urumva ku buryo iyi department ya agriculture ni umushinga wazanywe n'abangaba bitwa ngo ni Green Sunday. Mugiyeho mwayibona kuri internet bitwa ngo ni Green Sunday. Iyi Green Sunday ikiraje ishinga nuko bashyiraho itegeko ry'icyumweru kugira ngo ibyo bakora byose, ibyo bavuga byose, uko bagenda kose, ngo icyumweru cyabo kijye gihora gitoshye, nta myanda, nta n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma hakaba icyitwa ngo ni Green Sabbath Project. Green Sabbath Project niyo yazanye Department of Transportation, nibo bazanye ubwo ngo ni sabato itoshye, umushinga w'isabato itoshye. Aba rero nibo bazanye gahunda yuko ngo ku cyumweru nta ngendo zagagombye gukorwa, kugira ngo icyumweru kibe gisa neza, abantu bose bagiye gusenga, nta muntu n'umwe ufite ibyo ahugiyemo, nta muntu wagiye guhinga nkuko twabibonye, nta muntu wagiye mu bucuruzi, nta muntu wagiye mu biki n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Aba bitwa ngo ni Green Sabbath Project nibo bazanye Department of Transportation. Bashinzwe nibo barimo bari kubungabungira umutekano cyangwa se umudendezo w'ubukerarugendo, kugira ngo abantu ingendo zihagarare ku munsi w'icyumweru, abantu bajye gusenga, ariko iyindi minsi bagomba kuba bakora. Hanyuma abitwa Climate Sunday rero. Climate Sunday ni itsinda cyangwa se n'umuryango utegamiye kuri leta, wegamiye ku mahame ya Gikristo, ariko ufite gahunda yo kubungabunga ibidukikije. Aba rero bavuze ko ku munsi w'icyumweru nta gikorwa n'iki na kimwe cyemerewe gukorwa mu nganda zaba z'abikorera ku giti cyabo cyangwa se inganda zegamiye kuri leta, kahubwo byose bigomba kuruhuka ku buryo icyumweru kizajya kiba gifite umutekano.
mwabyumvise ibi bintu. Urumva dufite ibintu bitatu: ubuhinzi, ingendo n'ibidukikije. Ibidukikije dusanzemo inganda ndetse n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. None nk'uko nabivuze, ubwo mwamaze kumva ko aho birimo birerekeza, barimo barerekeza ku kuzana itegeko ry'icyumweru, kuko iyi green Sunday nk'uko nabibabwiye ni ukuba ngo icyumweru nta mirimo yerekeranye n'ubuhinzi na mikeya ikorwaho, kigomba gukorwa guhera ku wa mbere wa leta kugera ku wa gatandatu ariwo sabato Bibiliya ivuga, ariko twagera ku cyumweru abantu bagahagarika guhinga. Kandi twabonye ko Green Sabbath Project ivuga ku ngendo, ubwo ni ukuvuga ngo Green Sunday ihagaritse guhinga n'ibikorwa byose by'ubuhinzi byakorwaga ku cyumweru, abantu bagiye gusenga. Green Sabbath Project ihagaritse ingendo zose zakorwaga ku cyumweru zijya muri business, abantu bagiye gusenga. Climate Sunday ihagaritse ibikorwa byose byakorwaga by'inganda, zaba into, zaba iziciriritse n'izidaciriritse, abantu barabihagaritse bagiye gusenga. Nuza kuza kumva neza, abahinzi barabakumiriye, abacuruzi ku ngendo barabakumiriye, n'inganda barazikumiriye. Ku munsi w'icyumweru abantu bose bagiye gusenga. North American Division ihita ishyiraho gahunda yo gusabirwa cyangwa se yo gusaba mwuka wera muri 2025. Iyi mishinga uko ari itatu nkubwiye nayo bateguye kuyishyira mu bikorwa muri 2025. Bivuze ngo rero aba conservative cyangwa se Heritage Foundation bazanye gahunda yo gushyira itegeko ry'icyumweru muri manda ya Donald Trump nk'uko twabibonye hano. North American Division nk'abantu baboneye kure bazanye gahunda yo gushyiraho gusaba mwuka wera. Ntago bo bashaka gusenga bagira ngo ibi bintu bihagarare, kuko ntago bizahagarara. Nawe niba uri kunyumva unkurikiye kuri screen yawe, umenye ngo ibi bintu ntago bizigira bihagarara, kubaho bizabaho. Ubone nubwo wenda bitaberaho mu gihe babipangiye, ariko kubaho bizabaho kuko niko byahanuwe, niko Uwiteka yabivuze. Noneho American Division cyangwa se abadiventiste bo muri Amerika y'Amajyaruguru bo babonye ko hari kirimo kiraba, babiboneye mu mboni za kure, batangiye kujya ku mavi ngo basabe Imana igire uko ibayobora. Ibi bintu nta kintu muri kumvamo, mwebwe munkurikiye nta kintu muri kumvamo. Ba nyir'ubwite bazanye imishinga, none n'abariyo nabo bahise bavuga bati rero ibi bintu nta wamenye iyo birimo birerekeza, reka twebwe twongere dusabe. Mbibutse ko uyu mushinga wa North American Division bawise ngo ni umwaka wa 2025 wa Pentecote. Kandi Pentecote nk'uko tubizi ni cya gihe intumwa zasukirwaga mwuka wera Yesu amaze kujya mu ijuru, bari mu cyumba cyo hejuru bamaze guhuza imitima, nibwo ngo umwuka wera yabamanukiye ku munsi wa Pentecote. None abadiventiste b'umunsi wa karindwi nabo bagiye kujya imbere y'Imana basaba kugira ngo bongere gusukirwa umwuka wera nk'uwasukiwe intumwa, bahagarare bashize amanga. Mbibutse ko muri itonde, niba unkurikiye neza kakandi ndagira ngo kumve neza, umunsi wa Pentecote wabayeho kugira ngo intumwa zikomezwe kubera kaga zari zigiye kunyuramo. Izo ntumwa uwo mwuka basukiwe niwo wabashishije Barutolomayo gukurwaho uruhu ari muzima. Uwo mwuka basukiwe niwo wabashishijwe Yohana kujya ku kirwa Patimo, ahantu hari isazi n'ubuzima butoroshye. Uwo mwuka basukiwe niwo wabashishijwe intumwa zimwe na zimwe kwemera gukatwa imitwe. Uwo mwuka basukiwe niwo wabashishije intumwa zimwe na zimwe kubambwa zicuritswe. Uwo mwuka basukiwe niwo wabashishije abantu bamwe na bamwe kwemera kunyuzwa inkero hagati y'amaguru bakabakerera nk'abakerera imbaho kugeza ubwo bigeze ku mutwe. None American Division nayo iravuze ngo mureke dusabe Imana idusukire mwuka umeze gutyo, wahari wenda hari Imana ishobora kudukorera, kuko turimo turibona ko tugiye kwinjira mu minsi mibi, natwe iyo minsi izaze twaramaze gukomezwa. Wowe uri kunyumva, niba kandi nk'uko tubizi American Division niho hava isoko y'ibintu hafi ya byose, yaba ari ibitabo tubona, yaba n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo, kuko ni division ifatiye runini General Conference cyangwa se General Conference ku nzego z'ubuyobozi bw'abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ni abantu bafite ikintu kindi basobanuye, yaba ari mu byajiya, yaba ari mu bikorwa runaka. Ibyo ngibyo twese turabizi, niba uri umudiventiste wagombye kuba ubizi. None amaze kubona ko iki bihe bagiye kwinjiramo bikomeye nk'uko ba nyir'ubwite babyivugiye ahangaha, n'ibinkundira nzaza turambuye ingingo ku ngingo, birangiye bo ubwabo bavuze bati mureke tujye ku mavi dusenge Imana igira icyo ikora, ibihe bitoroshye tugiye kwinjiramo tuzabyinjiramo dufite imbaraga. Murumva ko hari ikintu bamaze kubona.
ntago mbese niba barasomye inyandiko nk'uko nanjye nayisomye, ariko byanze bikunze nta kuntu baba batayisomye kuko yakorewe iwabo, bene wabo nibo bayikoze. None bo batangiye kujya ku mavi ngo basenge basabe Mwuka Wera agira ikintu abakorera, ariko wowe unkurikiye nta kintu na kimwe witaye ku bihe turimo turinjiramo. Mbese urumva byaba byerekeza hehe? Ndagira ngo ngusabe kugira ngo niba wumva nawe hari ukuntu utangiye kwiyumva, iki nicyo gihe cyo gusaba natwe Umwuka Wera akatumanukira nk'uwamanukiye intumwa ku munsi wa Pentekote, kuko tugiye kwinjira mu bihe bidasanzwe. Ntago ari ahangahe ibyigisho mbirangirije, ngiye gukomeza n'ubundi bahereza uko ibihe bigenda bikurikira, ndetse namwe mu makuru mashyashya abantu turimo turagenda twakira yerekeye nuko iherezo ry'ibihe ririmo rirerekeza ku musozo. Ariko ndagira ngo mbasabe kugira ngo niba unkurikiye ufate imyanzuro kandi umenye ko ibihe bitakiri bya bindi, ibintu byarahindutse, byamaze kujya ku rundi rwego. Abakora imishinga bamaze kuyikora, ndavuga imishinga yo gushyira iherezo ku isi, nyamara wowe urishishekeye, ni ibintu nyine biri aho ngo nta kintu bikubwiye. Ndagira ngo usabe inshuti muvandimwe, niba unkurikiye tujyane neza kuri iyi ngingo, dusabe Mwuka Wera nk'uko Amerika y'Amajyaruguru igiye gutera intambwe isaba Mwuka Wera muri 2025. Si ngombwa ngo natwe tubikore muri 2025, ahari nawe wakiha inshingano yo gusaba Mwuka Wera kugira ngo amuguha gukomeza mu bihe by'akarengane tugiye kwinjiramo. Akarengane twagasatiriye, akarengane turi gakozeho imyanya y'intoki, akarengane turimo turakareba ku bantu bafite amaso yo kureba, ku bantu bafite amakuru. Muri kubona ko hari inama zamaze gutegurwa, ariko ntago abantu benshi babizi. Wasanga nawe nkurikiye utanabizi. Niba utabizi umenye ko twamaze kubikandagiraho, kuko hari ibimenyetso byinshi dufite, byaba biri ku karubanda cyangwa se biri mu bwiherero cyangwa se mu bwihisho tutazi, ariko byamaze gutegurwa. Byaba rero ari ikibazo nta kintu na kimwe wari washyira ku murongo, byaba ari ikibazo nta kintu na kimwe wari wamara gutegura umutima wawe ukimeze nka kwa kundi nkuko byari biri muri 2020 wenda 2017. Niba urukunku kimeze urabeho nta bahetse mfite. Igituma ibi ngibi bijya ku mugaragaro no kugira ngo ubwoko bw'Imana burusheho kwitegura. Reka ngarukira ahangaha, niba wumva hari indi ngingo ushaka ko tuganiraho, nagira ngo kandi mbibutse ko aba conservative cyangwa se iyi Heritage Foundation, abantu babyisha inyuma n'abajesuite, kuko bamwe mu bayobozi babo n'abajesuite. Ahari wenda nimuramuka mubikunze mubyandike muri comment, tuzayive muzingo tubereke uko ibintu bimeze, wenda mbere yuko dukora ikindi kiganiro cyangwa se mu bindi biganiro bizaza. Ariko icyo twifuza nuko dusangira nk'ukuri, kutwiteguza gutegura imitima yacu. Ntago ari ikimenyetso cyerekana yuko ibihe byo guterana birangiye, ntago ari ikimenyetso cyerekana ko guterana ko gukora imirimo ya Kristo irangiye. Oya, nubwo Amerika y'Amajyaruguru ibyo igiye gukora atari ukubwira abantu ngo bajye gukora amabavuna cyangwa se bagire ashwa, ahubwo no kugira ngo bategure imitima kugira ngo ibihe by'akaga n'ibiza bizasange bameze neza. Niyo mpamvu yabyo, niyo mpamvu ngusaba kugira ngo nawe niba umaze kumva ubutumwa usabe Mwuka Wera kumanukire, usabe Imana igire ukuntu kugirira neza, usabe Imana igire ukuntu kwambika imbaraga, kubera ko ibihe tugiye kwinjiramo ntago byoroshye. Ariko kugira ngo ibyo bigerweho birasaba ko dutegura imitima yacu tugakuramo ibizira byose birimo. Ndasoje, ndagushimira ko we wafashe umwanya wo kubana natwe, ndagushimira ko watubaye hafi ntujye mu bindi, kandi nizera ko ikiganiro tujyanye hari aho kigukorera nawe kikugejeje. Ariko kandi ngusaba kugira ngo niba wumva n'ibindi wumva bidasobanutse nabyo twabisangira, wabyandika muri comment, ubundi hasigaye tukabijyaho inama, tukabijyaho n'umugambi, tukareka ibyanditswe byara binabivugaho, cyangwa se tukana n'ayandi makuru ahari, ariko ibintu bikajya ku mugaragaro, tukarushaho kugira imyiteguro myiza. Twatangiye dusenga rero, reka twongere twiragize Imana. Data mwiza, mubyeyi dukunda, icyubahiro n'ikibi cyawe, ngushimiye cyane ko wafashije umuvandimwe akaba yabanye natwe muri iki kiganiro, kandi tumaze kubona ko iherezo ry'ibihe ririmo ragenda ridusatira uko bwije n'uko bukeye, ariko imyiteguro yacu mu mitima bigaragara ko ari ntayo. Ndakwinginze kugira ngo udufashe kwitegura, uduhe imbaraga ya Mwuka Wera yo kutubasha guhagarara mu bihe bikomeye tugiye kwinjiramo, kandi utegure imitima yacu kugira ngo Yesu Kristo nagaruka tuzamusanganire. Ngaho tugirire neza, ukomeze kuduha kuba imbere yawe, uturinde ibirangaza by'isi, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.